ni narabuze umuntu nera mwishyamba kumbi ni wa kadungusi ariko ye mwishyamba ryanje uvuye gukora mi barakakurnya mu matwi wa mugabo nugo rusura usa gutyo je mvuye kurnya mu ishyamba ryawe hanyuma uruzingo ngo ni kadungusira ngo barakarnya mu matwi uvuye kurnya mu ishyamba ryawe nguruzingo reba ko kaba wagira ngo nagati nako gato ufite mwishyamba ryanje ugatinyuka nani isoni mwishyamba ryawe nakukubita urushinga kwica bakansa wakibeshya ibeshya akuziko isi yaguye we isi yaraguye n'izina ry'Imana ubu wowe uraje uravuze ati mvuye mu ishyamba ryawe kuhanya ariko burya koko ngo impyisi kumyanika kurusha kurakara nubwo guhanywara umwe wagira ngo n'ubitsonze nabona kandi inshoro ziri hano wanyana yimbwa inshoro zabagira ngo baraje babukomekaho nyakufatirwa mu nturuso ubwo ari wowe uri kuhanya ubwo ibigabo nkamwe ubwo wasanga ariko ruvuye no kwarnyaho ariko ujya umenya ko imisega ari imwe mu mashyamba y'abantu uzi ko wasimbuye umusega wowe imisega wose wowe ubwo uri umurizo ubwo kamubwiza ukuri utaranyereka ahantu uvuye kure ntabwo turabyumva kimwe umuntu w'umusore tugende njyewe se mvuye kurya mu ishyamba ryawe kanje ntabwo wasubiza nibikunda sha mwana ntabwo nge nasubiza uvuye kurya Ndi kumva hari ibyo braho bayishyira. Ndi kumva ngo kadungusi yaneye mu ishyamba. Oya. Ntabwo inyama. Ishyamba ni byiza kabisa. Hano ukuntu kameze atuje kunda kwicara mu ishyamba. Sibye ko se hari abantu baba bagenda bagiriza ishyamba ugasanga bagiye kuri nyamo ariko sibye ko ngiye ibyo ngibyo natanu abijyamo urumva ariko nyine barajyangiriza barakabije bakabije kuri nyamwishyamba rwose shamana yanjye igihe nanga umuntu nyamwishyamba nanamufasha ibintu namukorera arabizi nawe nahita muvuna akaboko cyangwa akaguru seri doze bitekerezo bimwe uzi gutekereza nkane nyewe uriya nyine nyewe utuntu twanjye twose tuba ari utwa fresh uzanarebe ntabwo ubizi ako sha wambaye neza dore agapira sha wankomye nyine ariko nyine nahita mwica nahita nanamurangiza mwishyamba ryanjye indese kandi hano habaye ikikani biko hano mwapfuye ikira namwe murebe umusore ungana gutya uvuye kunya mu ishyamba ryanjye sikase n'imbeshi birazireba byo ntago biba umuntu ungana gutya reba bose kuza umbaza ikigo rufeto wagira ngo ni isafuri tunera mu bidukije ariko bibakiki nyagukikirwa n'uruzo rwanyu se nge mvukana naso wakibesha tutanye ingoza ibesha ingoza wagira ishyamba ryanjye yararyujuje ariko uziko abantu bayoberanye we uziko mu mitwe yanyu byivanze aho si bakubwiye ko ari no kwangiza ibidukikije aho ni wabo urutwe rwawe rwasaze ukaba uri kunsariza Afrika wowe rimwe mubone wanicaye none mwishyamba ryanjye ni tuwarete umva we bana mwebwe mwe nano wandenza amavi muri mwebwe umva musore utaranicara hasi nta n'isoni nta n'isoni mwishyamba ryanjye ukarusha kurakara wowe mbabarira rumeze gutya ngo basi mumbabarire pe nacishije makeya rwose mbabarire ngaho mumbwira icyo tumukorera umusenzi gusa kuko mwambabariye ko umusenzi ari amabyane yagomba kuyajyana iwawe ngaho tugende uyaterure mu ntoki yego ujyajyane muri tuwarete iwanyu yumvikana yego cyangwa oya ngiye mutaburi na muzima haguruka rero nge uramfata ngo wawe tugende ujye kuyaterura ajyane iwanyu kwa se